narindi jambo nshaka kuvuga usibye igushima. Aline Gahongayire ugize gutyo ukabona yinjiye hano asanzwe uriho ucuranga ukubita indobo ukubita ibijerekani ukubita intebe ukubita imikubuzo ufite imirishyo wabita ukiruka ukajya kumuhobera byagenda gute? Nabita mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amarira n'agahinda kenshi, mu matage no mu mahina uzajya wibuka ko ineza ariyo ikurinda. Ati uzajya wibuka ko ineza ariyo ikurinda. Indirimbo ya Israel Mbonyi uyu mwana ariho aririmba, indirimbo y'imva mutima benshi mwarayikunze hano mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi, by'umwihariko uwayihanze akayihanga yihawe na Gihanga. Burya hari uri kugera ikirenge mu cyawe, hari uri kugera ikirenge mu cyawe, ariko sinzi nimba ijwi rya TWASANGIZA TV rikugezeho hari icyo wakorera uyu mwana. Isezerano twagiranye igiye dutangira ibi bintu uko mbona harimo ibikoresho byo mu rugo nk'aka kadobo akadobo urakazi kamara iki? bakabikamo ibintu cyangwa bakabikamo ibintu. Hanyuma iyi nayo yindi yo hasi oya gerageza uvuge ngo haleluya. Haleluya. Uyu muhanzi atagiye kumviriza ariko ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe. hari benshi urusha we, hari benshi nkora urutonde rwabo urusha. Rugamba rugeze mu mahina uyu muhanzira iminwa y'abadupenaga. Nitwa Niyo mugabo John. Ibyo ntunze n'ibyawe nawe urabibona mbega. Ibi ntago byahurira n'ingoma nziza. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba TWASANGIZA TV, mwebwe mudukunda muri hirya no hino mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda, ubwo twavuga mu burengerazuba bw'u Rwanda, iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali, namwe muri irwota amasimbi. Nizere ko mukomeye kandi muri amahoro. Natwe ino mu Rwagasabo turaho turashima Imana. Tugeze mu karere ka Rulindo n'umurenge wa Shyorongi mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, aho tugiye kureba umuhanzi udasanzwe. Nekereza ko ari amateka, ari ubuzima, ari urugendo ku buhanzi bwe buhanganye ubuhanga. Ntekereza ko benshi ari inzira mwanyuzemo, ntekereza ko benshi mu iterambere mumaze kugeramo. Inzira ni iyi ngiyi. Impamvu turi hano ni ukugira ngo tumenye ubuhanzi bw'uyu mwana bumeze bute, bwatangiye gute, ibyifuzo bye nibihe, ese ninde muhanzi akunda hano mu Rwanda yifuza kugera ikirenge muke. Byinshi tugiye kubisesengura muri kino kiganiro, ntujye kure. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani. TWASANGIZA TV, TWASANGIZA TV turayikunda. TWASANGIZA TV turayikunda, bitabayobozi bayo turabakunda cyane, banyamakuru bayo bose barajijutse, biganiro byayo biraduhugura. TWASANGIZA TV tunayipenda. Ni mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi aho bita Nyabyondo niko bahita, cyane cyane niko nanjye mpise kuko ariko bahita. Umwana w'umuhungu dusanze ari gutegura ibijerekani, ari gutegura indobo, ari gutegura intebe, umukubuzo, imirishyo. Ibi byose nk'uko musanzwe mubizi, iyo umuntu agiye gucuranga ategura nyine ibyuma bye bitandukanye kugira ngo adukorere mu nganzo y'umuziki we. Aravuga ati nibwo bushobozi bwanjye. Tugiye kwinjirana mu gitaramo
cy'ubu buhanzi bwe ntimujye kure. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani. urugamba rugeze mu mayina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukanaga warayicecekesheje uravuga urugamba rugeze mu mayina warurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukanaga warayicecekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo uko byamewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo uko byamewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byarigoye waratabaye warakoze mwami umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami. Muhungu uraho neza? Ego. Ko numva ijwi ritava mu nda. Uraho neza? Meze neza. Meze neza numva ijwi ritava mu nda sha. Riravamo niryo. Oya gerageza uvuge ngo haleluya. Haleluya. Uyu muhanzi atagiye kumviriza ariko haleluya ni inshuro zingahe? Ni ngaho twagiye rero twumve ibyimva mutima. Twagiye rero ntago warenza niko bigenda abahanzi mu buzima busanzwe nyine baba batuje ariko bagakora byinshi bihanditse. Tangira turirimbire kwanza. ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe nta buri kisanga ufite mwami ko umagije nta buri kisanga ufite mwami ko umagije ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ushimwe mwami wanjye wowe umenyera ubuzima ukama ku byawe kubw'ubuntu bwawe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe nta buri kisanga ufite mwami ko umagije. Ati mwami urampagije. Ntabwo kuririmba ntabwo ari kuvuga byinshi cyangwa se kuririmba ntabwo ari ukuririmba ukazimarayo nta nubwo binashoboka. Turi kumwe n'umuhanzi mwamubonye ariko ubuhanzi bwe ntabwo busanzwe. Niyo mpamvu Touch1 TV tugera hirya no hino kugira ngo nyine tubazanire inkuru zitangaje. Uyu mwana ni muto tugiye kumubaza iby'ubu buhanzi bwe. Nkuko mubibona harimo ibikoresho bitandukanye ariko ushobora kuba wibaza ngo uyu mwana yabitekereje gute. Amaze kutwibwira ariko kandi reka tumubaze info n'imvano y'ubu buhanzi bwe. Hanyuma muhungu wanjye wavuze harya ngo witwa nde? Nitwa Niyo Giovanni. Ariko Giovanni gerageza rero uzamura ijwi rwose nkumve pe. Witwa Niyo Giovanni. Yego. Niyo Giovanni ufite imyaka ingahe wiga mu wakangahe? Mfite 13 niga mu wa gatandatu. Yego. Hanyuma hano duherereye nigeze kubisobanura ni hehe?
duherereye mu murenge wa Shyorongi mu majyaruguru akarere ka Rulindo. hanyuma rero sobanurira abakunzi ba Touch One TV ubu buhanzi bwawe kandi buhanganye ubuhanga rwose numva uri intyoza mu kuririmba. Hari benshi urusha we, hari benshi nkora urutonde rwabo urusha. Bandeba nawe ndabazi ariko hari abajya badupfunyikira, ariko wowe uratangaje kuko umuntu arebye ibi bicurangisho byawe, ibi bintu wabitekereje ute mu by'ukuri? Byanjemo bitewe ndebeye ku bindi bikoresho bagiye bakoresha, nanjye numva nakoresha ibi. Kuvuga ngo wararebye uravuga uti uko biri kose sinashobora ibicurangisho bafite, nawe uhera hano. Harya ubu ngubu ku muntu utariho ubibona neza, ibicurangisho byawe bigizwe n'ibiki? Ushatse wafata n'indobo, ugafata umweyo, uduti, hari n'ibindi byinshi nabo barabibona. Umweyo uri kuvuga iki muri buno buhanzi bwawe cyangwa mu buryo bwo kugira ngo uririmbe neza? Uyu mweyo dufasha mu kuryoshya umuziki wacu, udahari hari icyo twaba duhombye mbega. Ibindi nabyo bidufasha mu gutanga duburasiyo, mu gutanga passage kugira ngo umuntu aririmbe. Akenshi muraza kubibona. Hanyuma se ibi bintu uko mbona harimo ibikoresho byo mu rugo nk'aka kadobo akadobo urakazi? Kamara iki? Bakabikamo ibintu cyangwa bakabikamo ibintu. Hanyuma iyi nayo yindi yo hasi wayihahiramo cyangwa ukabikamo n'ibintu kandi ntibigire ikibazo. Hanyuma ko zose ari nzima ukaba uzihondahonda. Izi ndabona izakugoreweho. Oya, ndabyoroshye. Hanyuma intebe nayo rero tusoba, intebe igufasha iki kugira ngo uririmbe koko? Nubwo ntabizi neza ariko hari ikimfasha. Ubu idahari hari ubwo ibi bitashoboka. Hanyuma se rwose ndacyafite amatsiko yo kukubaza byinshi, kandi koko impamvu uratangaje kuko umuntu abonye koko izi ndobo ziterekeranye, akabona ijerekani icuritsemo indi, hirya hari indobo nanone iteretse ariko idafite umupfundikizo, uhita wubikamwo indi jerekani, hanyuma ufata intebe, urangije urambikaho umukubuzo, inyuma ufata imirishyo mu ntoki, sibyo? Hirya nabonye unakubita ikirenge hasi, ariko hasi nyine hasi hatagize ikintu gihari. Cyo kiragoye. Nacyo kiragoye. None se inshuti yanjye, mu by'ukuri koko uyu muziki wawe ujya kuwutekereza ukagira ubwo ibi bintu byose ubipanga gutya, byatewe n'iki? Nuko numvaga nyine ibi mbipanze gutya ko hari icyo byari kubyara, hari n'icyo byari kumfasha, mpitamo kubikora. Nabiterateranyije nyine mbona bivuyemo, nanjye mbifata. Reka use naho ngo kuririmba naryohewe ndagira ngo use naho umvugisha ureba hano gato, kugira ngo abakunzi ba Touch One TV n'abanyamatsiko bakene no kureba face yawe, cyane ko mbona uri umwana mwiza ufite uruhanga rwiza ruhanganye ubuhanga, barakubona niyo usetse ugaragara neza. Wari ubizi ko usetse burya agaragara neza? Nari mbizi. Ntabyo wari ubizi? Hanyuma rero watubwiye ko ufite imyaka 13. Ibi bintu rero by'ubuhanzi bijya gutangira byaje bite? Bijya gutangira ni igihe nyine nabonaga abandi biga, nanjye nkumva ndabikeneye. Biga kuririmba? Oya, no kwiga kuririmba nabyo birimo, ariko n'ibi nabyo nagiye mbibona nkumva nanjye ndabikeneye. Ibi nkajya mbikora mu gihe ndi mu rugo bikamfasha, nageraho ahari ingoma za nyazo ngakora ibyo nigiye kandi nkabona biravamo. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigera ukagenda ugafata izindi ngoma.
iyo uziriho ubyakira gute bitandukanye n'ibi? mbona aba ari byiza kuko nawe urabibona mbega ibi ntaho byahurira n'ingoma nziza. Ati ntaho byahurira n'ingoma nziza, burya niko bigenda, nta muntu utifuza ibyiza, nyine niko bigenda pe, niko bigenda. Wowe mukunzi wa Touch One TV ushobora kuba uriho ubireba bikagutangaza, ariko iri jambo rirakomeye, ariko ntekereza ko kuba turi hano hari icyo wakora. Mu bahanzi bari hano wigeze iriya ndirimbo waririmbye mbere n'iyandi? iriya yo ni iya korari. Ntabwo uyizi korari? Oya. Hanyuma se hari abandi bahanzi wigiraho kuri uyu muziki wawe ukavuga uti nubwo wenda ntafite ubushobozi nk'ubwabo, ariko hari abahanzi numva bangendagenda mu misokoro, mu mitsi, mu bwonko bwanjye, numva ashaka kugera ikirenge mu cyabo? Ni benshi ariko nakubwiramo nka babiri. Ni Aline Gahongayire na Mbonye, hari n'abandi Israel Mbonye. Ntekereza ko nimba uvuze Gahongayire ukavuga na Israel Mbonye, hari ibihangano byabo uzi kuririmba neza rwose? Birahari. Aho rero dukorere mu nganzo, ntawamenya kuko ntekereza ko hari benshi bagiye bazamura kandi bavuye kuri izi mbuga zacu nkoranyambaga bakunda ari benshi. Birashoboka ko ejo yagira gutyo ukabona ese aramutse yaje nka hano wabyakira ute? Yaba ari Gahongaye abo bahanzi ukunda aje hano cyangwa ukumva aje kukureba wabyakira ute? Nabyishimira cyane. Isi nabivuga useka? Ngaho ukora mu nganzo rero imwe muri izo ndirimbo, cyangwa uzikubitire rimwe zombi, iyo uwa mbere n'uwa kabiri twumve. Kamere kuri Mbonye. Uhereye kuri Mbonye. Ikeneye kukwandikira ndagira ngo nkwibutse isezerano twagiranye igihe dutangira uru rugendo. Iyo ugeze ahakomeye wibagirwa ko turi kumwe, wagera n'akoroheye ukibagirwa yuko turi kumwe. Reka nkwibarize ese uzagwiza imbaraga mu gihe uzaba utegereje isezerano, kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikirizwe. Reka nkwibarize ese uzagwiza imbaraga mu gihe uzaba wujurijwe isezerano, kuko ndabizi neza ko binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa. Mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amahoro no mu mudendezo, isarura niri kunyura uzajya wibuka ko ineza ari ikurinda. Mbwira ese uzajya wibuka mu gihe cy'amarira n'agahinda kenshi, mu matage no mu mahina
uzajya wibuka ko ineza ari ikurinda. ati uzajya wibuka ko ineza ariyo ikurinda. Indirimbo ya Israel Mbonyi uyu mwana ariho aririmba, indirimbo y'imva mutima benshi mwarayikunze hano mu Rwanda ndetse n'irwota amasimbi, by'umwihariko uwayihanze akayihanga yihawe na Gihanga. Burya hari uri kugera ikirenge mu cyawe, hari uri kugera ikirenge mu cyawe, ariko sinzi nimba ijwi rya Touch One TV rikugezeho hari icyo wakorera uyu mwana. Reka tugende na Aline Gahongayire. Ninde? Aline Gahongayire. Ngaho kora mu nganzo ya Aline Gahongayire twumve. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi y'ihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye igushima. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi y'ihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, sinabona icyo nguturage wanjye n'icyo nkorera. Uyu mutima wakire uwukoresha icyo ushaka, umutima unyuzwe. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, sinabona icyo nguturage wanjye n'ibyo nkorera. Umutima wakire uwukoresha icyo ushaka, umutima unyuzwe. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Ati narindi jambo shaka kuvuga ya indirimbo y'umuhanzi Aline Gahongayire, umwana w'umuhungu, umwana w'imyaka 13, ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Twavuga mu gice aho twakita Nyabyondo niko benshi bahita. Icyo nshaka kubwira rero mutegarugori cyangwa se mubyeyi w'i Rwanda, burya mu kirenge cyawe hari uri kugeramwo, mu kirenge cyawe hari uwifuza gutera intambwe, ari uwifuza gutera intambwe nk'iyo wateye. Umwana w'umuhungu mu ndirimbo yawe nziza yanyuze imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ntekereza ko nawe wayihimbye. Hari impamvu wayihimbye, nimba ari ijambo ry'Imana uko biri kose, icyo nicyo ntekereza. Ariko uyu munsi nguyu wa wundi uzasigarana inganzo yawe, hari icyo wakora, hari icyo wamukorera. Aline Gahongayire ugize gutyo ukabona yinjiye hano, wenda ukagira n'amahirwe agasanga uriho uririmba gutya, wabyakira gute? Ntabyishimira. Ku ruhe rwego wamwakira ute se? Wamuhobera, wakiruka, wakomeza ugacuranga nyine ugashyushya, wabigenza ute mu by'ukuri? Nanjye sinzi sinzi uko nabigenza. Gutyo kumva umuntu arakubwiye ati hari umuhanzi witwa Aline Gahongayire ariho arayoboza ahantu utuye, uriho uririmba gutya n'ibicurangisho byawe, ibijerekani ibise, harimo ibijerekani, indobo, n'ibi byose nyine bikubiye hamwe, amasheze n'imyeyo. Asanzwe uriho ucuranga, ukubita indobo, ukubita ibijerekani, ukubita intebe, ukubita imikubuzo, ufite imirishyo, wabita ukiruka ukajya kumuhobera, byagenda gute? Nabita wabita ukirukanga. Hanyuma se reka nkubaze no kuri Mbonyi ho wabyakira gute? Kuko aba bahanzi wavuze ko bakunda, nubwo wambwiye uti abahanzi bose ndabakunda, ariko watoranyijemo babiri kandi byari ngombwa. Ndagira ngo nkubaze, koko aba bahanzi batungutse hano, wa mwana we kuri muto ukabukunda ibyabo, se ubundi mwari mwahurera? Wapi. Baramutse batungutse hano wabyakira gute? Yaba ari amahirwe, yaba ari n'imigisha y'Imana.
hanyuma ujya usenga se nk'uko wigeze kuvuga uti iyo ngeze ku zindi ngoma nyine numva ari byiza ziba ni na nziza, ujya usenga ukabwira Imana ngo ndifuza kuzabona umuziki wanjye uri kuva mu byuma birenze ibyo ngewe natekereje? ndabikora kenshi. Ku munsi usenga kangahe? Jewe buri mugoroba ndasenga ndetse ariko muri kumwumva cameraman, uri kumwumva ndagira ngo cameraman ari kure buriya ni nko muri metero hari zigeze nko kuri zingahe, gerageza uvuge akumva. Urumva ntari gusakuza cyane se ngewe vuga nawe akumve n'ukuri. Wari uvuga ngo ugize amahirwe ukazumva nk'umuziki wawe urimo gukora, umuntu akaza akakubwira ati ngwino ngutware muri studio, akagenda akagukorera umuziki mwiza ukajya wumva mu byuma biremereye, wabyakira gute? byaba ari byiza, byaba binshize no ku rundi rwego rutandukanye n'urw'ubu nona. Kandi ujya ubitekereza? Mba mbona bizanashoboka kubw'Imana, kubera Imana. Hanyuma se ubundi mu buzima busanzwe ukunda kuririmba cyangwa hari ubundi buzima wumva wakimukiramo? Aya nta bundi, nkunda kuririmba, ni nabyo nshize imbere cyane. No gusenga. Usenga ngo nta wayisenze wikorera amaboko, nawe uzajya usenga Nyagasani azakugirira neza. Ikibazo noneho cyanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro umpaye, kandi ikiganiro cyiza. Iyo uri gucuranga gutya nta bantu bajya baguca intege ngo ibyo urimo umwana nyine n'ibyo abantu badatekereza, mbese bakagufata nk'umuntu udafite ibitekerezo bizima? Ntabwo njya mbabona benshi, ariko ntabwo habura n'ababitekereza nubwo batabivuga. Kuri gukubitagura rero intebe ya papa, ugakubitagura ijerekane, ugakubitagura ibingibi, ubu ntujya urya inkoni? Wapi, barabinyemerera. Barabikwemera ati bikubite wenda bimeneke tuzategura ibindi. Ubu rero kuri Touch One TV ni abanyamatsiko, kandi ntekereza ko baragukunze kuko bagira urukundo ndabizi. Niki ubasaba kugira ngo iyi nganzo yawe koko, cyane ko uri umwana burya nta uvumira itararenga, ejo hawe ni heza, ejo hawe hazahinduka. Niki wabasaba hanyuma dusoze ikiganiro? Icyo nabasaba no gusenga, bakansengera kandi bakamfasha ku buryo nyine, bakamfasha ku buryo butari hasi, kandi bakamfasha kuva kuri uru rugero nkagera ku rundi, bakanteza imbere mu buryo bushoboka. ngira ngo murabyumva rero, tuganye ku musozo. Bakunzi ba Touch One TV, nababwiye ko turi i Rulindo. Rulindo na akarere ka Rulindo, ariko ni hafi ya Kigali kuko ni mu rugabano rw'akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Rulindo, mu murenge wa Shyorongi uciye hasi. Benshi barahazi ukatiye aho bita kuri Arsenal ukerekeza muri icyo gice, benshi bakunda kuhita ngo ni Nyabyonda, niho uyu mwana w'umuhungu aherereye. Nahoze mbivuga ko buriya abahanzi cyangwa se umuntu wese ufite ubuzima uko biri kose hari aho yahereye. Gusa njya ngira agahinda ariko nkanezezwa n'ababikora. Nimba hari ubona ugera ikirenge mu cyawe, cyangwa se ukabona hari uwo wumva wagira icyo ufasha, ntekereza ko cyane cyane by'umwihariko mu muziki burya hari icyo wakorera uyu mwana. Kandi pe umuziki wawe wanashimwa n'abantu, burya biba ari byiza niyo ubikoze, ndetse rwose nta banga ukabinyuza hano kuri social media tukakureba tukavuga tuti wow, very good, icyo ukoze ni ikintu cy'agaciro. Reka rero uyu mwana tumushimire kandi tukwifuriza amagara mazima no gukomeza ugatera imbere mu byo ukora. Humura ntugire ubwoba, abanyarwanda n'abanyempuwe, abanyarwanda bagira urukundo, by'umwihariko bazakomeza baguteza imbere. Ngayo nguko rero bakunzi ba Touch One TV, nababwiye ko ibyiza nta handi mwabisanga, ibyo mwari muzi n'ibyo mutari muzi byose biri kuri Touch One TV. Cyo tubasaba no gukora subscribe. Iki kiganiro ntikirangire udakoze ibintu bitatu. Cyambere ukore subscribe, ni kuri iryo jambo ritukura
ukandeho rwose ukubiteho, hanyuma iyo nzogera ijeho kubitaho, bwa gatatu hejuru hari oro, yikoreho ukore kuri like. Nyaboneka like burya ni ikintu cy'ingenzi cyane, nimba iki kiganiro twagiranye n'uyu mwana wagishimye kubitaho, hanyuma kandi nyarukiraho handitse share kubitaho, urahita ujya kuri WhatsApp ukandeho ukubite muri groupe ikiganiro tugiranye n'uyu mwana kigere kure. Hanyuma nibutse abanyarwanda n'abanyarwandakazi, burya amaboko yanyu niyo uyu mwana akeneye. Ibitangazamakuru ni mwebwe akeneye, nimwe muzamugeza ahashoboka. Bafite amafaranga mu by'ukuri, buriya uvuze uti mu dufaranga Imana yamaye, reka mvuga amafaranga kwanza, mu mafaranga Imana yagwa ukoze mu gutyo ukazana igipfunyika cyuzuye amafaranga, ukavuga uti uyu mwana ngiye kumugurira ingoma, uyu mwana ngiye kumukoreshereza umuziki. Nukuri ntekereza ko burya gutanga ngo bizana umugisha kurusha guhabwa. Ubwira wumva ntavunika, reka mbashimire, mbifuriza amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.